wagwan my people wagwan ndabasuje cyane bakunzi bakadasohoka mukomeje kudukurikirana kuri Papa African TV show. Uyu munsi w'amahirwe, umunsi w'imigisha, umunsi wo gukora cyane. Uyu ni umunsi udasanzwe aho muri studio zacu twakiye umutumirwa, ngira ngo amaje kuba umusangwa n'agakira umushyitsi kuko mu biganiro bya Papa African TV show tukunda kumutumira cyane akazi. Oscar kuri nshongo y'ikazi. Murakoze. Yego. Oscar rero nkuko bizi Papa African TV show ni tujya gahunda yo gutumira abantu tukabaganiriza ku ngingo runaka ariko hagamijwe gufasha abanyarwanda mu kunguka ibitekerezo cyane. Ntabwo ibyo gusa dukora ku biganiro bitandukanye, tujya mu buzima, isuku n'isukura, uburezi, umutekano ndetse n'ubukungu. Kuri inshuro rero tugiye kuganira ku kintu cyitwa guta ishuri. Mu by'ukuri hirya hino mu gihugu cyacu cy'u Rwanda iyo urebye ubona umubare w'abana bata ishuri, ariko waganira n'ababyeyi babo bakavuga ko wenda bagira ikibazo cya mikoro, abana se nabo bakaba babananira bakata ishuri bitewe n'imico mibi n'iki. So uyu munsi wo tugiye kuganira turebere hamwe bimwe mu bintu bituma abana bata ishuri, turebere hamwe imbogamizi, turebe nuko buri munyarwanda wese ashobora gufasha kugira ngo ikibazo cyo guta ishuri kibe cyabonerwa umuti. Oscar rero ngira ngo mu by'ukuri kuri Papa TV show, Papa African TV show wasuza abadukurikiye kugira ngo bongere bakubone. Muraho neza. Zanjye ni Oscar nkuko babivuze. Abantu hano ni mu rugo. Cyeka atari ubwa mbere. Yego. Basuye. Ugize uti hano ni mu rugo, koko ntabwo wibeshye, hano ni mu rugo. Kuko kuri Papa African TV show kuri inshuro nava ko utakiri umushyitsi, ndetse niyo mpamvu gusa twishimiye kugutumira, twishimiye kuganira nawe ku nshuro ya kabiri kugira ngo ugire icyo ubwira abanyarwanda. Ngira ngo rero twihuse twinjiye mu kiganiro. Hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda buri mwaka haba hari umubare w'abana bata ishuri, kandi rwose iyo uburebye ubona biteye inkeke. Ese Oscar, ikibazo cy'abana bata ishuri kuri wowe ubibona gute? Ese utekereza ko ari iyo mpamvu ituma bata ishuri? Abana cyangwa abanyeshuri muri rusange bata ishuri siko mumbajije? Yego. Biterwa n'iki? Yego. Ni impamvu nyinshi, kuko urumva nabo bana tuvuze ni mu bwinshi, nta bantu bagiye batandukanye b'abana ariko nk'uko mwabimbwiye. Yego. Ariko urumva bakuriye muri sosiyete itandukanye, ari ikibazo cy'amazi, ibyo kurya n'ibiki. So ngiye icyo mbona, ndaguha nk'ingero zimwe na zimwe cyangwa se fact mbona ko zituma abana bava mu mashuri. Harimo mu kuba n'ikibazo cya mikoro. Yego. Harimo ikibazo cya mikoro, wenda nubwo leta hari icyo yakemuye igafata nka 50% igashiriraho umwana, sinzi niba hari amagarama 100 babageneraga y'ibyo kurya ku byo barya. Umubyeyi nawe hari ayo yishuraga, nyine ibintu biragenda neza. Ariko nanone hari na ya miryango yo hasi hamwe no kugura isabune biba bigoranye. Yego. Kandi umwana azarya ku ishuri nataha urugo nabwo akenere kurya, akenera ku gasabune, akenera amazi, akenere koga, aze ku ishuri agaragara neza. Ikindi terwa nanone na sosiyete yakuriyemo, umuryango se. Yego. Ntabwo umubyeyi yaba atarize yarakuze gutyo muri ubwo bujiji, azi ko nyine kubaho ari ukuvunikira abandi, ari ukujya guhinga, ari ukuca inshuro nyine kugira ngo abone uko yarya. Azagire iyo myumvire yo kuvuga ati umwana wanjye mfite kumujyana ku ishuri agakura neza, akazavamo umuntu muzima ushoboye kandi unashobotse. Numva rero n'ababyeyi rimwe na rimwe
abafite imyumvire nyine ikiri hasi. Nsaba na leta ko yazajya ikora ubukangurambaga igahugura ababyeyi nuko barera. Rega buriya uburere ntabwo ari ku ishuri gusa, cyane cyane umwana kenshi aho amara igihe kinini imico yaho niyo afata, kandi umwana amara igihe kinini mu rugo. Amara igihe kinini mu rugo niho arara, baramugaburira, noneho urumva uko aganira nawe ibitekerezo biri hasi biciriritse, kwiheba se, kumva ko nyine abakire bavukanye amahirwe. Iyo myumvire nyine igahinduka, bagakora ubwo bukangurambaga, ibintu bakabishyira ku murongo. Ikindi gituma rero ishuri ritagenda neza ku bana bamwe na bamwe, abana bakava mu ishuri, sometime ushobora no kugira imbogamizi ku barezi. Ugasanga umurezi arakora icyo bita itonesha. Ugasanga umwana nibaza anuka yinyariye, aramubwira nabi, aramubwira tugwaye amavunja, umubwira ukuntu asa nabi, yambaye imyenda isa nabi yacitse, ariko atamubwira uko yaza yafuze ejo. Akaba yamusora hanze, cyangwa se akamubwira ati taha uzaze wakarabye woze amavunja, imyanda yose woze. Aho kugira ngo amusore hanze amwigishe, abe yamugurira n'utwenda, abarimu ari abasirimu abarize, cyangwa se ngo amusure iwabo abaganirize, umwana ntago aba ari we ubyitera ahanini, kuko aba ari umwana nyine abarerwa, ufite abamurera. Niba abamurera rero badafite ubwo bumenyi cyangwa se uwo muco cyangwa se iyo suku, umwana nawe azagenda muri uwo muryo, nawe usange ni umunyamwanda. Urumva rero ni ku mpande nyinshi cyane. Urakoze. Ariko Osika, njyewe hari ikintu ntekereza mu by'ukuri, hari ikivugo cyitwa uburezi kuri bose, kandi koko iyo turebye dusanga leta yacu y'u Rwanda ntabwo itagira ngo izamure urwego rw'uburezi. Ngira ngo urebye amafaranga umubyeyi yishyura, ubwo ni nk'abana biga muri primary school, usanga amafaranga ari hasi cyane. Ibaze ko amafaranga atageze no ku cyatanu ku gihembwe umwana akagaruka ku ishuri. Mu by'ukuri wenda ahantu bisa n'aho bihenzemo, wavuga wenda nko kuri bari abanyeshuri wenda biga mu burezi bw'ibanze bw'imyaka 12, hari aho wenda niho usanga hakirimo nk'icyo bita icyuho, kuko buriya amafaranga ababyeyi basabwa kwishyurwa ku gihembwe hari n'abatayabona. Ariko se Osika, wenda turebye gatoya, mu by'ukuri kuri leta nta kibitagize ngo ifashe abafite amikoro makeya, harimo gutanga ifunguro ku ishuri, kugira ngo mu by'ukuri abana bakomeze nibamara gufata amafunguro bakomeze bige saa sita batagize ikibazo cy'inzara. Ese ubibona gute kuba leta ifasha mu buryo bwo kugaburira abana ku ishuri, ariko n'ubundi abana bakarenga bagata ishuri? Ngira ngo ahari ntibyaba byaramaje kuba karande. Ubibona gute ko leta nta kibitagize? Harimo mbajije nari nkubajije ni iyo turebye dusanga mu by'ukuri leta y'u Rwanda ishyira imbaraga nyinshi cyane mu kwita ku burezi, haba ku bibanze bw'imyaka 12 ndetse no ku bana biga mu mashuri abanza. Mu by'ukuri iyo turebye amafaranga, urugero nk'abiga mu mashuri abanza basabwa kwishyura ku gihembwe, ni amafaranga make cyane ku buryo atageze no ku 1500. Mu by'ukuri kandi nkwibutsa ko ayo mafaranga umwana yatanze arya icyo gihembwe cyose, agafata ifunguro rya saa sita, bityo akaba ashobora kwiga adafite ikibazo cy'inzara. Noneho ku burezi bw'imyaka 12 niho bisa naho bigoranye cyane, kubera ko ari amafaranga atangwa ku gihembwe. Hari igihe usanga koko umubyeyi adafite amikoro yo kuyishyura. Noneho ngakomeza ngira nti ese buriya koko ko leta nta kibitagize, mu by'ukuri ubona impamvu muzi ituma abanyeshuri bata ishuri ari ihe kuri wowe? Impamvu nazikubwiye
bituma abanyeshuri bata ishuri. nyine ndabyumva ariko na nisa ntabwo ndabyumva. hari ukuba leta itanga ubufasha bw'ibyo kurya haba ku bana biga mu cyiciro cy'amashuri y'incuke cyangwa se abanza ndetse n'abiga mu burezi bw'imyaka y'ibanze 12. iyo turebye dusanga mu by'ukuri ugereranyije n'ibishoro ababyeyi bashyiramo leta uruhare runini aba ari urwa leta, ariko nanone ugasanga abana bamwe baranga bagata ishuri. ese aho ntibyaba ari umuco bayakarande wo kumva ko umuntu agomba kuva mu ishuri uko yiboneye, kabone n'ubwo leta yaba ishyiramo imbaraga zishoboka? ubibona gute wowe? oya leta yo ntako itagira, ahubwo nyine baba ikindi n'ababyeyi baba bagomba gushyiraho uruhare rwabo n'ababyeyi nyine yego bakitabira inama zibera ku kigo bakamenya n'ayo makuru na gahunda za leta zashyizweho bakazimenya. byaba ari ubukangurambaga bakabahugura uko bafata abana, uko babaganiriza. kurumva abanyeshuri baranakura bakagera mu ngimbi n'abangavu. yego umwana akaba wamwigisha uko wenda baca imyeyo, uko bajya mu mihango, ese yabyitwaramo ute, yakoresha ubuhe buryo yifata adakoresheje uburyo bwa gakondo agakoresha uburyo bugezweho. murakoze. ahubwo ukiri aho ngaho harakarumise ntekereza, ese buriya kureka ishuri kw'abana bamwe bamwe hano mu gihugu cy'u Rwanda wenda ntibyaba biterwa na kwa kundi umuntu aba ageze mu gihe cy'ubugimbi n'ubwangavu akumva ari umuntu ukomeye, akumva adakeneye gukomeza kwicara ku ntebe y'ishuri cyangwa se bimuteye ipfunwe, ibintu nk'ibyo? numva atari byo. ubona ari iyihe mpamvu y'ingenzi ituma umuntu yareka ishuri afashwa kubona ibyo kurya, kwishyura ku ishuri kuba adafite amikoro? wowe ni iyihe mpamvu muzi mu by'ukuri? ndagira ngo dukuburyo dukome n'ingasire muri iki kiganiro ku buryo abadukurikiye baraza kuba babona atari kubyapfira n'aha. ese umuntu yakosora gutya? mu by'ukuri njyewe mbona nta mpamvu n'imwe yatuma umunyeshuri ata ishuri. kubera iki? hari ukuba umunyeshuri afata ifunguro rya saa sita ku mafaranga make cyane buri gihembwe, hari ukuba leta ifasha abanyeshuri biga mu burezi bw'ibanze bw'imyaka 12. mu by'ukuri ese ahubwo ntibyaba biterwa n'uko umuntu akura akumva wenda se akeneye muri icyo gihe cy'ubugimbi n'ubwangavu akeneye kwiyobora, kwitekerezaho, se kumva kwicara ku ntebe y'ishuri mutera ipfunwe? ese wowe wenda ubona atari ko wenda abenshi bareka ishuri muri ubwo buryo? urumva ibyo nabyo nibyo, ariko nyine urumva abana mu ngo nyine habamo ingorane nyinshi, kandi nanone ibintu byose dukora ni papasi n'intego nyine n'impamvu. yego hari igihe rero umuntu abona nta mpamvu ari gukora ibintu. iwabo nta muntu wize uhari, iwabo batunzwe no guhinga, batunzwe n'ubworozi, ukabona nyine nawe intego aragira ni ukumara kumenya gusoma, yasoza abanza akavuga ati nzi gusoma kanjye guhinga, kanjye gutera utudodo munsi y'urugo, njye mu gishanga mpinga intoryi. ugasanga nyine success y'iwabo aba ari iyo kumenya gusoma kujya mu gishanga byonyine. yego. okay. mbese niba nkumva neza ubwo urumva ko n'imimerere umuntu yavukiyemo niyo ubwayo ishobora kuba yaba ikibazo cyo ku munyeshuri yata ishuri? yego. okay. noneho Osika, ubona ari uruhe ruhare rw'abanyarwanda, buri munyarwanda wese mu by'ukuri ubona ari uruhe ruhare rwo kugira ngo dufatanye kino kibazo tukirandure? numva buri muntu wese ni ukumva ko afite izo nshingano, atari ukuvuga ngo umwana wanjye niwe ndaho uburere gusa, kuko umwana wawe uramuha uburere abandi bamwanduza. yego. umwana ubonye ari gukosa, umwana usa nabi, ni umuco nyine. ubundi nk'umuntu hari akantu katubamo nyine bita humanity nk'umuntu. urumva nk'umuntu ubaye uri umubyeyi ukabona umwana ari bamwohereje ku ishuri ugasanga yicaye mu muhanda ukamunyuraho ugakomeza nk'utamubonye ukihitira, urumva
ntabwo byari ibintu bigaragara neza. Ikindi ni ugufatikanya, nyine nicyo nari nyiriho, gufatikanya kurera u Rwanda rw'ejo nk'igihugu. Twifuza ko twagira abantu bazima, abantu bazatera ikirenge mu cy'abatubanjirije. Ubwo nanjye nisize ni narwo u Rwanda rw'ejo hazaza, kongereho kuri u Rwanda rw'ejo hazaza. ariko urumva iyo umuntu avuye mu ishuri kandi ariko u Rwanda rw'ejo hazaza, icyo gihe navuga ko aba yishe future ye ariko n'igihugu muri rusange, kuko urumva wa musaruro igihugu cyo kimwitezeho ntabwo kiba kikiwubonye. So none Oscar, nkawe mu by'ukuri ni nk'uruhare rwawe nk'umuturage ushobora gutanga mu bijyanye no guhagarika cyangwa se no gufasha ababyeyi kugira ngo turwanye by'umwihariko abana bata ishuri hano mu Rwanda? Uruhare rwanjye njyewe nyine nk'uko nabivuze, ntago narebera amakosa, umwana ari mu makosa ndamukebura, biratini gucya, niba ari ukujya kwiga jya kwiga, nkabafasha no gukora etide barumuna banjye, nkabaganiriza ku mateka, tugaca imigani, tugasakuza, tugaseka. Ariko yavuga ibintu bigoretse nkamubwira ati wapi uwo muco uri hico, bavuga gutya, nibavuga bavuga. Nyine uburere mfite nanjye mwanezezwa nyine no kuba nabushasangira n'abandi tukabusharinga. Ni byiza, biba bisa neza kubona umwana ari gukurira mu nzira igororotse, yubaha Imana, afite indangagaciro zo gukunda igihugu. Biba ari byiza cyane nk'uko natwe twabitojwe. Urumva ntabwo twabitojwe kugira ngo tuze bitubemo gusa, ni kugira ngo tubisangire nk'abanyagihugu. Ngira ngo niba nibuka neza, hari gahunda igihugu cyacu kize kugira cyitwa ijisho ry'umuturanyi. Iyo gahunda yari igamije mu by'ukuri kuba yakumira abantu bakora ibikorwa bibi, urugero nk'abiyobyabwenge, ababicuruza n'abandi bijandika mu ngeso mbi. Iyo gahunda kandi yagaragazaga ko mu by'ukuri mu gihe umuturanyi wawe, inshuti yawe, umuvandimwe wawe ndetse n'undi muntu ubonye atangiye kwijandika mu bikorwa bigize icyaha cyangwa se leta yanga, wahita utanga amakuru. None Oscar, dukurikije iyo gahunda yitwa ijisho ry'umuturanyi, mu by'ukuri mu gihe ubonye umubyeyi yavanye umwana mu ishuri ariko ku bushake, ku bwende, ese niki wakora kugira ngo mu by'ukuri ufashe igihugu mu iterambere rijyanye no kurwanya abana bata ishuri? Abantu urumva umuntu nyine akora igishoboka cyose kugira ngo nyine abashe kugendana na gahunda ya leta. Njye tumva ari icyo nabivugaho. Yego, bivuze ngo nuca ku muturage yakuye umwana mu ishuri uzabira bikomereze? Oya, ntabwo ari icyo bivuze. Aho niho nshaka kumenya noneho uruhare rwawe mu gufasha leta kurwanya abana bata ishuri. Njyewe nshobora kuba nafite ubushobozi bwo kuba namusubiza kwiga ngakurikirana amasomo ye, ariko nkaba natungira abayobozi, nabwira umudugudu, nkabwira ushinzwe imibereho myiza y'abaturage ko tuba tubafite mu kagari, mu mudugudu, kugera no ku nzego zo hejuru. Nabona ntacyo babikoraho, najya no ku murenge. Kandi abizi ko abayobozi bacu n'abasirimu barumva, ni intore cyane. Yego. Mu by'ukuri rero Oscar, ndagira ngo nkushimire uburyo igomye umwanya wawe ukaza. Mu by'ukuri rwose biradushimisha hano kuri Papa African TV show kukwakira. Umaje kuba wacu, ntabwo tubangura umushyitsi, kuko hano rwose uri umusangwa. Mu by'ukuri hano ni iwawe, ni iwacu, waza
ntugace ku nzira ujye uhaca rwose, ufate no ku mazi utuganirize, kuko urumva umaze kuba umusangwa. Bakunzi mwari mudukurikiye, ngira ngo tugeze ku musozo. Twaganiye ingingo y'abana batishuri, ariko none mwumvishe uruhare umuturage afite mu gufasha leta kurwanya icyo kibazo. Nyaboneka nimba umwe mu baturanyi bawe ubonye afite imico mibi cyangwa se imyitwarire mibi yo kubuza abana ku ishuri, ihutiye kumenyesha abashinzwe umutekano. Gusa uwo muturage nawe ushobora kumwegera ukamukebura, ukamubwira ko inzira ari gucamo atari nziza, byananirana hakitabazwa izindi nzego bishinzwe. Mwakoze kandi kudutega amatwi. Mu gihe mukunze kino kiganiro ushobora kuba wakora subscribe, ariko nanone ntibagirwe gukora komenti kugira ngo utubwire icyo twaza gukoreraho ikiganiro ubutaha. Ngira ngo mwakoze cyane. Kuri microphone mwari muri kumwe nanjye Snowden, ubifuza amahoro y'Imana.